Uribona urayikunda banza ufungure urebe mfasha amabuja nanjye kujya nkoresha mashini uzi no kubifungura Yaka baramuremeye barakuremeye kabisa mashini nshya ngira ngo rero mashini murayibona Yaka bamuremeye rebe shara kuri kamera hari gutya inyuma gutya mashini ya HP bamuremeye Yaka sinzi nimba azi kuyikoresha gusa mudiaspora ashobora kuzamwigisha ko bayikoresha fungura neza ukore amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwe mudohema gukurikirana ibiganiro byacu kuri YouTube channel yacu ni The Peace TV Shalom 250. Uyu munsi twagarutse ku Gisozi aho mudiaspora ari atuye ni wa mudiaspora abakurikiye inkuru murabizi ni wa mudiaspora waremeye Yaka wa mudiaspora bari barahuye ubwo ubushize ubwo twari turi kumwe hano ku Gisozi ngira ngo abakurikiye iyo nkuru murabizi uwo mudiaspora rero arashaka guha impano Yaka. Uyu munsi tugiye kongera duhuze Yaka na wa mudiaspora hano ku Gisozi reka mamagare Yaka hanyuma tumenye ibyo ari byo. Urumva numero iri gucamo. Yes Yaka. Aro Yaka. Bimeze bite Yaka? fresh papa Uri hera? ndi kuza ndi hafi man ndi hafi kubageza Ko twagutegereje tukakubura ugeze hehe? ndi hafi man naye ndi kuza Wa mudiaspora yambwiye ngo muhamagare ngo baza ugeze wari ugeze hehe se? ndi kuzamuka rwose ndi hano hafi yo kurwibutso ngiye kubageraho Banguka ashaka gusubira hanze kandi ashaka kugenda mubonanye. Ndaje rwose iminota ndabamagezeho. Sawa nakwitisha mudiaspora man. Sawa banguka rwose nabonye. Ndaje kabisa iminota 30 ndabamagezeho. Sawa urakoze Yaka. Sawa. Salama motari. Salama Yaka. Imeze bite? Asi ko ari watinzera. Ari watinze motari yagutindije kuko ambutiyaje mani mu muhanda. Ambutiyaje mu muhanda ni danje mu gitondo abantu bose babagiye ku kazi. Bagiye ku kazi. Motari se wamwishyira. Motari mbana yamuhaye. Ayagwa kuri phone. Motari katubonane. Bana bisoje. Sasa rero tugiye gurana wa mudiaspora. Uramwibuka? Mudiaspora ndamwibuka wanjye wo muri Australia. Muri Australia. Yambwiye unongere mbahuze agufitiye impano. Usuri tayari? Abantu diaspora yarabingiye kabisa twaravuganye kuri phone. Bwaravuganye. Yarambwiye ngo mfitiye impano. Nanjye impamvu rero muri ko nari mfite courage zo guhita mugeraho. Cyabagereye kugiye kabisa. Reka twinjiye tumenye ibyari byo rero tumurebe. Gusa iyo mpano buriya si nk'amadolari ra? Ni nk'amadolari wenda abona afite indi mpano ashaka kuguha. Niba atarimwe amadolari buriya ni akadolari. Reka twinjiye tumenye ibyari byo. Oya niko bimeze. Akono kunaba ahantu heza. Yego man. Bagomba kundemera amadolari none nzarira hera. Uzarira he? Dolari nzayatamirira tuzahita tujya ku Kivu. Aya madolari ngomba kuzayarya nitonze ko mudiaspora ndamwizeye. Uvuye Australia. Uyu munsi arayaguha. Uyu munsi ndayarya nitonze. Ndayarya witonze kabisa. Ngomba kuyarya nk'umusirikare uvuye Darfur. Umusirikare uvuye Darfur yarya ute? Uvuye mission. Uvuye mission yarya ute? Arya nk'inzihi. Reka twinjire turebe ari byo. Murabona rero ko ku mudiaspora twageze tureka tuzamuke tujye aho ari gutura. Mwandi kumwe na Yaka namuzanye kabisa. Yabana Yaka izisikariye subu zimenyerera no bwa mbere unje mu itaje. No muri Amerika man nzajya nurira isikariye. Sindi hafi gucomoka se mu kwa karindwi nanjye ndabandiye. Nahira. Sasa murabona ko rero aho mu diaspora tuye tumaze kuhagera ahangaha niho iyo aje mu Rwanda mu biruhuko ahangaha batuye. Reka dukomange cyangwa se arimo se reka dukomange twumve. Urabona ko hano mu diaspora abantu heza se fresh yaje mu Rwanda bayibera mu itaje. Urabona hari na ka piscine. Harani ho yongeye. Diaspora baragafashe kabisa. Ndumva batubwiye ngo arimo twinjire sasa.
Yes, nkuko mubibona kuri kamera zanyu twamaze kuhagera aho mu diaspora tuye hano ku Gisozi na Yaka nawe yamaze kuhagera ngira ngo muri kumubona. Yaka bimeze bite? Amahoro muvandimwe. Mu diaspora wamubonye? Mu diaspora namubonye kabisa, ndishimye cyane. Nari mukumbuye. Urabona ko twari duherukanye umwaka ushize. Nongeza amahirwe arongeye agarutse avuye iri waba mu mahanga amahoro. Imana ihabwe icyubahiro muri make. Ni nk'akahe kantu wari ukumbuye ku mu diaspora? Wari ukumbuye? Nari mukumbuye wese. Diaspora wari ukumbuye iki kuri Yaka? nari nkumbuye ko nansetsa. Yakongera umusetse turebe. Umusetse urabona atasetse se. Ngiye ubwanjye ndasekije. Kumureba byo bidatseka. Yaka rero mu diaspora twamugezeho ngira ngo ari ikintu bashaka kuzamubwira cyangwa wendaga no kumubwira. Wamubonye rero ngamuganire. Oya umudiaspora kumubona namubonye kandi nawe urabizi ko mukunda. Kandi urabona nawe yabaye icyuki ariko ni kuva kera n'ubundi. Bose mabuje. Ndagukunda pe. Uko wenda ari ubushobozi ariko ubone ndagukunda rwose. Imana ikoze ibitangaza rwose. Ikakuma rwose Imana yabinkoreye ibitangaza. Nanjye ndagukunda rato. Turakundana. Kuyo twabana se. Oya, turakundana like nka brother, nka sister, ndakuzirikana ahantu hose. Mfite n'akagift keza uyu munsi. Mfite akagift kuri Sevalent. Kuri Sevalent. Sevalent ukuntu nihebye mabuja. Nago. Nabuze n'uwo bitana kabipe. Yigo. Yo, nago babigukora. Ariko ngiye mfite akagift keza uyu munsi uratawishima. $1 se? Oya, birenze $. Birenze $. Ngawe wumva birayarenze kure. Asante. Ngo uribuze kukabona. Navuga ngo mu diaspora avuye Australia. Urase Australia. Nimba avuye Australia ibyo byose yaraka ari impano yakuzaniye. Hari impano yakuzaniye ibyo byose. Ntabwo yaza kukureba nta mana gufite. Gapfundikiye gatera amatsiko ubwo turaza kureba naye ndategereje. Ubundi se kuri Sevalent Yaka waruri? Sevalent nari ndi ahantu gutya ndi kunywa agacupa. Natwitse ariko ngewe nansi ko gutwika ari ugucana umuriro mwinshi cyane. Ngewe nacanye ibiti abantu ibiti ndabitwika cana umuriro wa danje. Nta mukunzi wari ufite? Nta numwe. Mbura nta numwe kugira ngo Sevalent ibe ubure n'umuntu no gutera na bipe. Ubure n'umuntu ukubwira ngo basi shushu besheri. Ubure n'umuntu ukubwira n'agajambo keza. Diaspora yaje gutera bipe. Government. Oya mu diaspora rwose ugomba ko ntabwo ndi gutera bipe ndaguhamagara. Ujye uvuga ati isolated. Rwose. Ugomba kundwaza rwose muri iyi minsi agahinda nari mfite ka Sevalent rwose ugomba kukanyiza. Cyane rwose. Muri iyi minsi uri nanjye nkaba ndi kurya ku gakoko umva ukuntu Yesu agira neza. Urakoze cyane nicyo kirangiye kukubaza ubundi ukumbuye iki kumbuye kurya mu diaspora uyu munsi kari bukiguhe. Rwose mabuje nkumbuye agakoko rwose mabuja. Na mabuja ntabwo aherukina meruka kurya ku nkoko si yari none yari amaze iminsi Tanzania na za Qatar iyo ngiyo ariko ubwo waje rwose ndongera nsubire ku nkoko n'agafiriti. Ahubwo uvanga bakagutekeye. Ndabwira umukozi w'imbere akagutekera. Murakoze cyane mabuja. Nyuma mu diaspora ubundi Yaka umukundira iki? Sinzi ko nabivuga gusa Yaka nyine iyo murebye gusa mbona nishimye nkunda ukuntu ari hambo. Nkunda ukuntu nyine ameze mu buzima busanzwe. That's why rero muramuzirikana. Urumva ikintu kikuvana Australia ukavuga uti nje kureba Yaka kiba gikomeye. Oya bafite n'izindi gahunda zimuzanye. Bafite n'izindi gahunda ariko nawe abari mu ndamuzirikana like nko kuri Sevalent mfite impano namuteguriye nk'umucuti wanjye mufata nk'inshuti yanjye cyane kandi nzajya muba hafi igihe bikeneye. Ubwo duherukana rero mubwiye ko uzamushakira umugore hariya hanze. Niko bimeze ariko umushaka tugomba kuzasubira nayo. Oya rwose rangi ndi hafi kuza mabuja. Dossier yanjye ubu ngubu bimeze neza rwose mu kwa 7. Nshobora gufata urutema ikirere rwose nyerekeza Kansas. Wow, no kuri uzazi. Urumva ko utazabutura iri mu diaspora. Mu diaspora ati Australia uzaba Kansas. Nawe bari mu Buraya ngendiye ndi muri Amerika ariko
ashobora no kunegera ngiye nkamusanga Australia mboneyeho n'icyuki kimeze neza umutembereza akamenya how life yaho imeze ariko mboneye n'icyuki muri Australia ngiye nava muri Amerika nyizira mu Buraya muri Australia rwose ko muri Australia ndahakunda ngo n'ahantu heza cyane ko hari n'abantu biwacu bagenda nk'impunzi bagiye Australia nuko twebwe nyine twamaze gusinyira Amerika naho ubundi binahindutse rwose ngiye nakwizira Australia. Yaka ubwo duherukana warambwiye uti umudiaspora naramukaje hari akarimbo namuteguriye nzamuririmbira. Ntabwo niteguye yantunguye nawe. Yagutunguye ariko uhora witeguye ndabizi. Oya uyu munsi ntabwo ndi ready kuko maze iminsi narimo neza kubera ko tukiri kumwe akarimbo nzakamuririmbira mbabarira umuririmbiro akarimbo k'urukundo kamuhikaze kamuhikaze. Oya ahubwo we nandirimbira ntabwo nzi kuririmba nuko Imana byaranyihishe byarakwihishe ariko nanjye muri no minsi ngiye gukora kaso ngende mbirepeta tuzahurizamo yegwa kuri yakamuririmbire akarimbo k'urukundo kamuhikaze mu Rwanda. I'm not ready. Ubona ko yaraje ni mugoroba. Yaje ni mugoroba. Oya kumuririmbira nzamuririmbira urabona turacyari kumwe kandi tugiye kujya dusabana niba wenda azamara nk'amezi 2 na cyangwa ukwezi urumva turacyari kumwe aracyari igihe. Diaspora ni iki idasanzwe uri kubona kuri Yaka? Arasa neza byataje. Arasa neza vraiment. Aho ndabona yatuje uyu munsi sinzi ukuntu niba impamvu ubona ntuje maze iminsi ndwaye malaria. N'ubu tuvugana ndikorerwamo gake ariko nayo maze iminsi ndwaye n'agacupa ngubu ntago ndi gusoma. Inshuri gushobora gake se bakukuzanira. Ndi kunywa agafata nkafata n'ibintu by'igikoma musigaye ninywera n'igikoma ariko agakora kabasha agakoko kureba umva bakakuzanira ako kantu k'agafanta agafanta ko rwose nagerageza kabisa bakakuzanire vraiment diaspora ariko noneho ko wabyibushye cyanera ni inkoko zo mu Burayi. Urumva iyo ndi hariya ntabwo nkunda kugenda cyane urumva rero ubwo mfite akazi kanjye nkora online nkabahereza nkongera ngaruka kandi nkarya la sport ni gakeya that's why nyine unameze gutya ariko ngiye gusubira muri gym muri no minsi cyuki nabasha kwari mwisara ariko mabujuze ukuntu cyagiye waragiye usubiye yongiye iwanyu abantu basigaye bakumbasa ngo yakabura mu diaspora ngo bite ngo bimeze gute ngo waduhuza gute benshi cyane kabisa. Yasubiza isijyoga ngo nge nayo turakundana ubihorera ubareke ariko sijya abana batera stress mabuje bankunda nyabyo koko ego kumwami kandi nakuzani aho impano yanjye no yibona tuvuga ati aragukunda atawe akamabuje nabwo wabundemeye ariko akabizo ko mu diaspora rwose tambarari nanjye bambone umunsi tuzatwaririmbanye nzakaguha nta kibazo mabuje humura mabuje agafanta kaje kandi hano welcome agafanta kaje Yaka agaseturo niko ndi kubasha ariko mu minsi iri imbere kuva waje ndasubira ku kabyeri tu banzuma n'imiti neza ngewe ndahari kwezi kose turi kumwe uza welcome baguteke cyo ushaka nk'ucyo ushaka. Yaka bumva agasitoro buriya kaba kamirika kurenza kabaga ahubwo ntago ndongera gusubira kwasi ariko ko kwasi nayo nkoko ziba ziriyora izo kwasi se nizo ku mu diaspora ndarigize ndeki none se Yaka kose nkoko ziba zihari ubona ari tandukano riri hagati ya Asiana no mu diaspora mbo tandukaniro seriri naryo bose barangana wenda icyo mabuja nuko ari inzobe ariko mabuja uyu mu mabuja nawe afite ka buraka kiwe ka OG ka original ariko urabona taye ni munini na mabuja ni munini nshobora kuzamutsuriza ndamugusuriza rwose buriya bagwitishijemo hagati ya Asiana no mu diaspora wahitamo nde
weke Rero dufate batatu mu mwahuye mucomante umudiaspora na siya na shadibuse shadibreka tumushyiremo mukuremo cyangwa tumushyiremo mucomante urebe neza ku kibero uzamuka bose ko ari beza mwa ariko uyu mudiaspora nubwo atari inzobe nanyatuye rwose kandi ukunda abantu b'inzobe oya nkunda n'abirabura ariko urabona agakara kawe ni oji reka ni melanine neza oya iyo size yawe rwose njye narari nabivuze rwose nkunda abakobwa banini rwose batubutse asubuye Yaka umuhobeye wamuhezara wamuheza kubera safite amaboko rata wameza agerageza gerageza turebe ngaya ntabwo umudiaspora twahoberanye cyagiye se namuhobeye tukiza nawe shaka kumuteza abantu diaspora wanjye shaka kumuha rubanda Yaka urabona ari iki kidasanzwe kuri we uyangiye mu diaspora impamvu mukunda nuko nawe nkunda kandi ankunda nka musaza we nanjye mukunda nka mushiki wanjye bo ikindi kubyerekeranye na rwa rukundo nyine mabuje afite tayi rwose iyi size ni sawa wamugereranya nkande namugereranya nande se nawe namugereranya nakikurikira ntawe rwose nawe namugereranya nawe siya ntabwo yaryaho siya yaryaho mabuje nawe ko ari icyukira ni bose ni ibyuki kandi na size ni zimwe tayi ni zimwe rwose ubwo muherukana yari yakuremeye urabyibuka iyi mabuje yari yandemye harya amadolari angahera si amadolari 200 buriya yari yaguhahira $200 bushize kiva Australia wayamajije iki se ntabwo bikureba ubwo se nawe washaka kuryaho ndashaka kuryaho wajyanye muri ba bagore akabura akunda abagore yego yarabimbwiye abagore se ninde ubanga uracyagiye ntabwo yararanye ninde wanga abagore oya ninde wanga abagore natera urutoki ninde wanga abagore ubutaha umudiaspora arana ari kukubakira inzu umudiaspora ndari kumeneye kuki bivuze se nona nje ndari ndabimeneye tuzayisura ubutaha tuzayisura inzano bari kwikubakira simba kubwira ni surprise ariko nyimeneye muri kutari warabimbwiye imbere ya kamera ntabwo nagomba kubikubwira kandi surprise ugomba kubibona nyine like bigutunguye dushaka umugore kabisa ni ngo ahubwo n'abatereta hakiri kare arashaka kubakira kumabusha wazareka kuko kanyikundira koko nyabyo yes inshwe kanyikundira nyabyo koko mabusha tukayibana oya je nago negane ni icyifuzo ariko ndigo oya humura uzashaka umukobwa ushaka nyine ushaka uzaba searching muri abakobwa bose berwa bagutereta tore mu ushaka mwiza utenganye nago wabura barafite benshi ufite tayi nyiyo yawe umuzanye mubane mu mupange ukora ubukwe ibintu byose nyine narandaburije ko nabwo nabiteganyije kubwira umunsi nabitegure gift yonyine kamabusha ukuntu uri cyiza nanjye bajya bimbwira Yaka no kuvuga ngo Yaka no kuvuga ngo nanjye ninjye wa mbere ubikubwiye n'abandi barabikubwira koko se barabimbwira cyane ariko ntabwo mba mbibona ahubwo koko nibyo oya niko bimeze rwose oya mabusha uri mwiza hose ufite tayi nziza rwose ahantu hose ikindi ufite n'umutima mwiza unavuga neza oya ntabwo nza kugira umutima mwiza turi mwiza hanyuma nuvuga ngo Yaka nuvuga ngo umudiaspora buri kintu cyose kimwe kizasabwa mu bukwe bwa sinzi nimba uzanakora ubukwe ngewe uyu bukwe bugomba kubaho my brother hari amafaranga agomba kubukora agafaranga kabonetse abakobwa bose bamwirukanga bamenye ngo like Yaka afite umugore uyu nguyu n'uyu nguyu birofisha of course ahubwo mabusha iyo mpano koko iyo mpano bimeze bite iyo mpano bifite amatsiko reka iyo mpano noneho ayikuzanire
reka nyikuzanire uzanye uyibone. impano yavanye Australia. Bana yakuye umunsi kabisa, umunsi wana ndi bukurya runono. Hose turagendana. Kwari n'umusore. Diaspora. Kuzana impano kabisa. Abo bantu baguhamagara ubakupe. Yaka, ubu ni nk'iyo mpano wizeye ko witeguye ko mudiaspora agiye kuguha koko. Mbere yuko ava nanjye ndategereje, ntago nakubwira ngo ni iki. Niba wenda ari ikoti, niba wenda ari ikece ya danje, niba wenda ari amafaranga, ariko nsanze ari amadolari sha n'ubukene mfite sha najya kuyarira Rubavu ariko icyo udakira ku mazi. umunsi mudiaspora agiye kugukiza ku mazi kabisa. reka mudiaspora ze ntacyo turebe ibyari byo. Ndebe wabone ari iginkuni wabona Nyagasani agiye kunsubiza. Cyangwa ntabwo uri kumenya ibyo ari byo? Ntabwo yamenye ibyari byakaye. Ni amadolari se? No, ntabwo ari amadolari. Ni iki mabuja? Ahangaha harimo mashine. Muheba yayifungura turebe. Mashine. Uzajya ureba bya biganiro byawe ukora, ureberaho filime, ukoresha ibintu byose wakoresheje smartphone. Byose kuri no mashine. Yakafungura turebe. Turebe ibyari byo. Ubona urayikunda. Banza ufungure urebe. Turebe ibyari byo. Mfasha mabuja. Nanjye kujya nkoresha mashine uzi no kubifungura. Akaba aramuremeye. Barakuremeye kabisa. Cyari mu mashashi. Australia. Ubusazi kuyikoresha Yaka. Uzi kuyikoresha. Agomba kuvana binyigisha. Mashini nshya. Ngira ngo rero mashini murayibona Yakaba muremeye. Rebesha kuri kamera hari gutya inyuma. Gutya. Mashini ya HP bamuremeye Yaka. Sinzi nimba azi kuyikoresha gusa mudiaspora ashobora kuzamwigisha ko bayikoresha. Fungura neza ukureho gake gake fungura rebe ko Yaka igishobora kwita naka. Ntago nabimukora. Igishobora kugera kwa Yaka ko Yaka ntago uburyo amashini ababimenyereye imugeraho ikaba yanazima. Fungura. Nuko ngo cyari mu mashashi. Cyane turebe. Bayicanira he Yaka? Agana hera. Bayicanira he? Yaka oya na uransebeje na mashini uzi. Ayonse. Ahongaho ni ugiye kujya kurebera bya biganiro byawe ukora. Sha. Nizere ko nawe ugiye ahubwo mu minsi iri imbere. Ngiye gushinga cano yanjye rwose nyite yakamwenyewe. Yakanyawe. Akamashini urakabona ute? Abujura urakoze cyane. Shimira mudiaspora se. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Niwe mudiaspora wa mbere undemeye mashini. Mucomante yarine yandemeye $100. None undemeye mashini. God bless you my sister. Thank you very much. Ongera isubize mu makarito utaza kuyimena. Igitekerezo cyo kuremera Yaka mashini wakigize ute? Ntabwo wabibasha shyire mu gikarito. Urumva twajyaga tuganira naragiye akambwira ko afite ikibazo cyo kuntu azajya amenya how yakinnye muri filme kuntu nyine bimeze. Ntago afite smartphone si wayibonye. So ndavuga reka nzamugurire mashini wenda nanakenera gusinga channel yiwe azajya areberaho ukuntu bimeze n'ukuntu byifashe. That's why natekereje kino gitekerezo cyo kuyimugurira. Yakase katazi gukoresha mashini uramushakira umuntu umwigisha. Yego nzajya mbimwigisha mu minsi ndahangaha. Yego. Ubu ni wowe Yakamuri murimo agiye kubagumye hano kugira ngo nk'iminsi mikeya. Yego. Kugira ngo abimenya cyangwa abanze asubire kwa mabuja wiwe and then apanga umunsi agomba kuzaza mbimwigishe kugira ngo nzasubireho. Namwondora ariko urabona ko yashizemo. Kandi nabwe bamutekere agomba kurya hagashi. Ko mukanya karaba kahageze. Cyane. Yaka ntabwo ubyakiriye ute? Buryo mbyakiriye rwose mabuja ndishimye cyane kandi Imana iguha umugisha
igisigaye rwose mabuja nugaruka uzanzanire noneho kamera ku buryo ntangira gushutinga rwose, nkatangira channel yanjye nkajya nyuzaho ibiganiro, nkanyuzaho komedi zigiye zitandukanye, rwose ndemeye na kamera wamfashije cyane kabisa. Nzabikora tuzakomanda turi na nyine na komanda ndanga bazabikuzanira nta kibazo. Sawa sawa, murakoze cyane. Ndahanyuma ukunda kuza gufatira ibiruhuko i Kigali, kubera iki Kigali ari ukunda? I Kigali nuko ariho navukiye kandi ndahakunda, mbona hameze neza. That's why nkunda kuzana i Kigali. Buri gihe uravuga utireka mpure na Yaka. Yaka. Cyane. Yaka buriya abantu bo hanze bamufata bate? Urumva nabo baramukunda ko baba ari hambo, arasetsa. Niyo umuntu akiba bacitse banjye arambwira ngo iyo nkimubona byonyine binera guseka. That's why nanjye ndamukunda nyine mbona nshimishije. Dushaka kwirwana umunsi wose na televiziyo nacyo na kimwe ndi busy nacyo, ariko ndi kumureba. Buriya Yaka ubona buri iki kugira ngo akire nk'abandi? Akire se oya ni Imana yamuteganyirije agomba kuzakira, ariko ndakize. Agomba gukira. Ndakize nose ntago nyize. Urakize cyane. Gukira mani ntago gukira kuba mumeka. Bangahe bakize barembye harasi kagenda harasi kureba. Uriho umuntu wananiwe kurya n'inkoko bamugemuriye inkoko zuzuye biba kuri hari yananiwe kuzirya. Yananiwe kunywa kabyeri n'agafanta kakamunanira. So bukire bwa mbere n'ubuzima yo journalist. Yakabura nibihe bintu bitatu ukunda? Ibintu bitatu nkunda. Diaspora bigushakira bitatu kamukanye abikuzanira. Inkoko ni boy ibintu nkunda ngiye nakaboga nyine nukurya neza, nkambara neza, nkanaryama neza. Iyo mvuze kuryama rero ubwo nawe urabyumva. Ngomba kuba harimo n'abantu ngira badukurikiye, abantu baba diaspora nk'aba ngaba nyine kuryama urumva bagomba kuba bahari. Ubushaka kuryama diaspora bakuzengurutse? Uya nubwo yaba umwe ariko apana kunze ngo nubwo yaba umwe ariko akabaye. Okay. Icyifuzo cyawe duhereye kuri uyu munota ni ikihe? Icyifuzo cyanjye ku mudiaspora ngiye nakimubwiye nuko yandemera kamera kandi akamfasha kajya ntera inkunga, buryo ndamuka nshinze channel yantera inkunga, channel yanjye kazamuka kagera ku rwego rw'izindi zigezweho, nanjye nkatangira kurya ku mafaranga ya YouTube. Hari ikiganiro twabonye uvuga ko utazongera gusubira mu bintu bijyanye n'ama YouTube, byagenze bite? Icyo gihe twaratwikaga ni kagatwiko mwana, no gutwika. Ntago nava kuri YouTube kuko YouTube ni inunze my brother. Ntunzwe na YouTube, ntunzwe n'umunwa. Tunzwe n'ibigambo. Diaspora raje bigufashemo kuzanire kamera, kuzanire biri kimwe cyose, buse nuzahita ubigurisha. Ukaneza abantu ariko ntukaneza umudiaspora. Ngurisha iki? Diaspora urumva bakuremeye inshuro nyinshi. Bakuremeye inshuro nyinshi. Diaspora rata ntakuneze, ibyo kugurisha byo ntabirimo. Ibyo nibyo yitekereje ku giti cye. Hanyuma Yaka turimo dusoza agira ikintu ubwira diaspora, dore yongeye kugusura bwa kabiri. Mu diaspora ndagushimiye kandi nifuriza n'abandi ba diaspora ko bagira umutima nk'uwawe, umutima wo gufasha. So kandi Imana iguhe umugisha, urakoze cyane. Hanyuma diaspora nawe turimo dusoza hari ikintu wakisabira Yaka cyangwa ari ikintu wakisabira abadukurikiye? Okay, ikintu nasaba Yaka just nk'impano amuhaye ugomba kwikoresha neza mu kazi kawe kagikwinjiriza, sibyo? Kurabona nicyo kintu gisigaye gitunze abantu benshi, ama YouTube channel ya that's why nayo guhaye kugira abantu nibyo n'ibiganiro byawe wakoze n'ibiki, ukareba ama views, ukareba ibintu byose, nzabikwigisha mu gihe nyira ahanga. Kandi nyine mufata nka brother wanjye kandi nyine ndamutekereza igihe cyose. Ikintu cyose uzakenera ujye umbwira, umushobozi bwanjye buke mfite nzajya guhereza. Ariko uzamfashe nshake n'umugore. Urabona ndi gusaza. Nshaka kabisa. Gaterura impano yawe baguhaye urebe ko mwayibonye bayinjiza mu nzu.
diaspora usibye ubundi ibintu ukora muri Australia ubundi uje mu Rwanda buriya uje no kuruhuka cyangwa n'izindi business ugira hano i Kigali? Yamba nje kuruhuka, nje no gukora business zanjye zisanzwe hano i Kigali. Ubwo duherukana twasuye bimwe mu bikorwa byawe, uteganya kwagura cyangwa waranaguye? Ntago ngenda urumva neganya kwagura cyane kuko naraguye ko biri muri Australia bikaba nahanga neganya kwagura cyane none ngashyira mu bindi bihugu. Abakurikiye The Peace TV wababwira wenda bimwe mu bikorwa ukora? Nkora ibikorwa bya made in Rwanda, nda fashion design, nda designing yaba ibitambaro byose bishoboka, nda designinga, nkakora imyenda yose y'abantu bose kwera ku bana kugera ku basaza. Yego, ikintu cyose ushaka wakibariza kuri njyewe. Buri Abanyarwanda ubona bumva made in Rwanda cyangwa abo hanze ahubwo nibo bayumva kuturusha? Abo hanze barabikunda cyane ariko no mu Rwanda bitangiye kuza. Yego. Buriya muri Kigali cyangwa se mu Rwanda ukorera he? Nkorera muri City Market mu mujyi. Yego. Ku muryango cyangwa se barangira? Uzamuka hariya hari amabanki ugakomeza imbere ku ma escalier hari ukajya muri floor 1 ukajya ku muryango 45. Yego. Byo byose mugira na platform ukoreraho nazo wazitanga nta kibazo? Okay, platform zanjye rero nkunda gukoresha Instagram yanjye but muri no minsi barayihakinze. Kuki bayihakinze tukiraho? Nago ndamenya why byagiye sinzi, nagiye kubona mbona nyine bayihakinze ndi kwinjira biri kwanga. So mpita mfungura indi. Rero nasaba no bakoze follow kuri your account, ukora unfollow and then baga followinga yitwa amki nana /k/nana. Wasubiramo nta kibazo? Okay. /k/nana. Hanyuma kuri Facebook nawo wenda mwamugira account? No, Facebook nkunda kuyikoresha nayo. Instagram niyo mukoresha? Ibyo byose ari na number ya WhatsApp wenda mukoresha akazi nayo wayitanga? Oya, ubushize bwo durukanga narayitanze ariko urumva abantu benshi nako bazavuga ibintu by'akazi, baza batereta kandi no nagari biri muri business. So abantu bifuza gutanga akazi mujye ku kiganiro cy'ubutaha nakore kuri Shalom 250 murebe iyo nimero cy'ubushize, ikiganiro cy'ubushize yego cy'ubushize bana Shalom 150 Shalom 150 urebe iki kiganiro uzabona nimero zanjye. Wabwiri turimo dusoza abakurikiye The Peace TV waba shishikariza iki? Okay, ndabashishikariza ko mukomeza gukurikirana ibikorwa byanjye nkora kuri Instagram yanjye, mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu The Peace TV turahari. Bakande subscribe, bakande like, comments. Hanyuma bakande no kukazogera kugira ngo subscribe tujye tubana umunsi ku munsi ko dushyizeho ibiganiro. Turabashimiye rero kuba mwitabira ikiganiro twagiranye wowe na Yaka, twagikunze. Okay, murakoze cyane. Utaha ubwo uzajya kumuremerera umwereka iranzu uri kumwubakira nabwo ngize amahirwe twazajyana. Oya, nta kibazo nzakumenyesha. Wakoze cyane. Yego, namwe mwakoze.